wigeze wumva ufite agahinda gakomeye cyangwa kwiheba ariko ukibaza impamvu? Waba ufite inshuti ijya ibyuka ukabona irababaye, afite umutima mubi, afite umushiha, nta muntu ashaka kuvugana nawe, akeneye kuba ari wenyine, rimwe na rimwe ntave no mu buriri. Muri iyi video turavuga ikintu gikomeye ku rubyiruko. Buriya ngo urubyiruko rwo mu Rwanda hafi ya twese dufite depression, hafi ya twese. Uratekereza byaba biterwa n'iki? Turareba impamvu nyamukuru, ingaruka ndetse n'uburyo wakwirinda ukanafasha abandi. Twese turi mu buzima bwuzuye ubugeragezo, ariko kumenya neza depression bishobora kugufasha no gukira, ukamenya n'uko wafasha abandi, kuko nawe uri kunyumva neza urayifite tu. Ndagusuhuje, nitwa Bruno Rwanda rw'ejo. Depression si agahinda k'igihe gito, ni indwara y'ubwonko igira ingaruka ku buryo wumva, utekereza kandi witwara. Ishobora gutuma umuntu adashaka gukora ibyo asanzwe akunda, akumva nta byishimo cyangwa akabura ingufu. Bwa bunebwe ugira utazi aho bwaturutse, kwa kuryamira ugira utazi aho byaturutse, ukumva ntushaka kuva mu buriri, ukumva ntushaka guhura n'abantu, ariko nanone ukumva nta kintu na kimwe ushaka gukora. Ni ngombwa kumenya ko depression ishobora gufata igihe kirekire kandi ikaba ikomeye kurusha gusa kwiheba k'igihe gito. Mu Rwanda urubyiruko rukunze guhura n'impamvu nyinshi zishobora gutera depression. Ngiye kukwengera: umuvuduko w'impinduka n'amagorwa yo kubaho, kurangiza amashuri, gushaka akazi, kwishyura ubukode, byose bishobora gutora umunaniro ukabije cyangwa ubwo burwayi. Ndavuga ubwo burwayi bw'ubwonko, depression. Benshi bakunda kuvuga ngo ntayibaho kuko baba bataranasobanukirwa icyo ari cyo. Buriya ibitaro uzi by'Indera bivura abarwayi bo mu mutwe, buriya bamwe mu barwayi benshi bariyo n'abarwayi ba depression, ariko nawe nuko utarabimenye neza wakagiye kwivuza. Hari ibindi bintu bitera uburwayi: ibibazo mu miryango, amakimbirane mu ngo, kubura umutekano cyangwa ibikomere by'amateka nk'ingaruka za jenoside bishobora gutera depression. Ahora biyumva witonze. Igitutu cy'amashuri n'akazi, guhatirwa gutsinda kugira ngo ubone uburyo bwo gukomeza kwiga, guhangayikishwa n'ahazaza ari nayo igiye guhitana abantu benshi, byose bikaba umutwaro ku mutima w'urubyiruko. Ariko nanone hari ikindi bita imbuga nkoranyambaga. Kureba imibereho y'abandi, gukunda imibereho y'abandi, kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi, kumva wabaho nka runaka, gukunda runaka ukumva waba we, kugirira ishyari umuntu utazi. Ibyo bintu ikintu cya mbere bigufasha no gutuma wumva ufite agaciro gake, ukumva rwose uriyanze, ukumva ntacyo uri cyo, ku buryo magingo aya ngaya nta mujene icyumva gishaka gutangira ikintu, ahita yumva niba ari umuririmbyi, niba agiye gutangira umuziki, ahita yumva kugira ngo yitwe umuhanzi wa nyawe agomba kuba ameze nka The Ben cyangwa King James cyangwa P Fla cyangwa undi uwo ari we wese. Wabumvise? Ahangaho benshi turi kugendana. Niba agiye kuba umukinnyi, akumva yatinze kuba Haruna, akumva yatinze kuba Messi, akumva yatinze kuba nde, ku buryo yumva buri gihe nyine yarakerewe mu gutsinda. Nyaboneka iyo yageze anniversaire akiyongeraho umwaka, uwo mwaka ugiye haba yumva ahombye. Ku bakobwa ho hari imyaka batakirenza, ku buryo hari imyaka agezamo akumva atangiye kwiheba neza, akumva atangiye gucika intege, kandi nta tegeko rihana umuntu wagejeje imyaka myinshi. Hari ikindi kintu rero, ikintu cyitwa ibiyobyabwenge, inzoga, ubusambanyi n'indi myitwarire mibi byose. Majorite y'abantu bayibamo ni urubyiruko. Uti rero ibi ngibi bigutera uburwayi gute? Nta kintu cya mbere gitera uburwayi bwo mu mutwe nko guhora wifuza ibintu rimwe na rimwe udafitiye ubushobozi. Buriya benshi mu bakoresha ibiyobyabwenge, benshi mu bakunda inzoga, benshi mu bagira iyo myitwarire mibi y'ubusambanyi n'iki, ni abantu batafitiye uburyo. Uratekereza guhora wifuza umuntu muryamana, nta mugore ufite, rimwe na rimwe nta n'umukunzi ugira. Urumva arava he?
biragutera guhora utekereza aho uri bukure umwanya biri bugutwaye gutegura abo uri buhure nabo. Ibyo bintu biraguhenda kurusha uko watekereza ikindi kintu icyo ari cyo cyose wakora. Aha ndagaruka ku nzoga. Ni gake uzahamagara umusore cyangwa umwana w'umukobwa uramuhamagara ahantu mu kabari runaka, nihashake hari itike ikubye kabiri ubushobozi bwari bwose afite kuba yabona mu cyumweru, ntago azabura uko haza. Abakobwa bo benshi biyakira n'amatike, ariko nanone ibyo byose birabahenda cyane kuko aho hantu akeneye kugera akeneye kunywa, akeneye kurya, kandi rimwe na rimwe hari igihe haza nta mafaranga afite, agatangira kwifuza ubuzima bwa wa muntu wamuguriye. Ntazi niba ayo mafaranga yayibye, ntazi niba nawe ari uwamuguriye akamutumira, cyangwa yanamenye ko uwamuguriye ukamutumira, ariko ugasanga abeshejwe no guhangayika, ejo nzanywa iki, ejo nzanywa iki, ejo nzanywa iki, bigatuma iminsi ye ikomeza kubaho ari iminsi ishingiye gutekereza ibyo abandi bari bumukorere. Aha ndagaruka cyane cyane ku biyobyabwenge. Ibiyobyabwenge burya ku bantu babinywa ujya wumva babivuga ukagira ngo binyobwa n'ingegera cyangwa iki, ariko burya kuba ingegera umaze kwandamura, kuko ibiyobyabwenge birahenda pe. Wabibaza abantu banyweyeho za mugo, abanywa urumogi se, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ahangaha niho uzamenya ko ibiyobyabwenge bihenda, kandi rero umuntu amaze kuba addicted n'ibi bintu ahora bikeneye. Muri make kugira ikintu cyose atekereza agitekereza amanje gutekereza ikintu cyo tubabona cya kintu akenera. Rero rimwe mu bintu nk'ibi ngibi usanga rimwe na rimwe umuntu abura ubufasha no kugira stigma ku buzima bwo mu mutwe. Hari urubyiruko rutinya kuvugana n'abajyanama cyangwa n'inshuti kubera ubwoba bwo gucibwa intege, agahora ahangayitse avuga uti ibi ndamutse mbibwiye runaka, se mbibwiye Bruno, mbibwiye mugenzi wawe witwa Eric, mbibwiye umukobwa witwa Marine cyangwa ndi, ibyo bintu byatuma anca intege cyangwa bigasanga nta mumotive. Gusa nanone ya depression dufite buriya natwe ntabwo tumutivana, iratwereka guhora umuntu niba akubwiye ikintu rero tumubwira negativity iri mu kintu runaka, ni gakeye kuba supportive byaracitse. Buri tugira ngo hari ikindi cyabiciye, ni uburwayi bwo mu mutwe abaje mufite. Rero ingaruka z'iyo depression mufite, buri ufite kuzumva ukavuga uti ese ko ntangwe nzoga ngewe ko ntagira gute, ariko noneho urasanga ingaruka nyinshi zikugonga. Si ngombwa ko ibi byose ubu byujuje ibimaze kuvuga haruguru bigera kuri 6-7. Ufite kuba ufitemo kimwe, ufitemo akabazo kamwe, ufitemo akabazo k'ubushomeri, ufitemo akabazo ko kudakabya inzozi, n'ibindi. Ibi dore icyo bizagukorera rero, ingaruka zabyo uzatangira kugira umunaniro ukabije mu bikorwa bya buri munsi. Utangire kumva noneho nta kintu ushaka gukora, ubyuke mu gitondo wicare urebe filime z'udusobanuye, uzirangize usubiye kuryama wongere urebe filime z'udusobanuye. Ibishoboka ku mugoroba nubona kugura icupa ugiye mu kabari zero fry yawe, uzatangira kwiheba no kubura ibyishimo igihe utabonye ibyo washakaga muri ako kanya. Uzatangira kumva nta gaciro ufite no kwiyumva agaciro gakeya, hahandi usanga umuntu atiyitaho, adaconga imisatsi, atogosha imisatsi. Rimwe na rimwe usanga ku mukobwa nta kiva mu rugo, uzasanga atangiye kujya yiheza ku bandi, atangiye kugira ikibazo cy'imibanire n'abandi bantu. Burya noneho ku bantu bikunda cyane banakabya, uzasanga atangiye gutekereza anyura kuri etaje akavuga ati iki kibazo yanutseho byagenda ute, anyura ahantu hari amazi utari ko buranyaguyemo nkaheramo byagenda ute. Bamuha umushahara w'ibihumbi 100 agahita bashaka kuba nk'umuntu uhembwa miliyoni. Ubona umuntu muturanye kuri geta ahantu uba ateka inyama ufite 2500, ukajya kugura inyama z'irobo cyangwa inyama z'igihumbi kugira ngo byibuze nawe yumve uhumuje icyo kintu, ariko nyine yumve ko wabayeho kimwe nawe. Muri make rero ukeneye ibintu byinshi byatuma wirinda iyi ndwara. Hari ibintu byinshi ushobora gukora wirinde depression cyangwa ugafasha mugenzi wawe. Gufungura ibiganiro n'inshuti zawe, umuryango cyangwa abajyanama bawe, gukora siporo cyane no gukora kuri gahunda ihamye y'ibikorwa byawe even if waba nta kazi ufite. Kwirinda ibiyobyabwenge n'inzoga byanashoboka ukabireka burundu. Kwiyambaza abahanga mu buzima bwo mu mutwe cyangwa gucunga neza amarangamutima yawe iyo urukundo rurenda kubasaza. Kumenya neza uko ucunga amarangamutima yawe,
kubura umukunzi mudateganya gushakana, ni ukubura uwo muryamana. Ya depression twavuze y'ubusambanyi, ibyo bintu byihorere. Ntaneze amatwi, ariko icyo bintu ndagira babwire nk'urubyiruko, hafi ya twese dufite depression, ariko kumenya impamvu, ingaruka n'uburyo bwo kuyirinda cyangwa bwo kuyirwanya byadufasha kwiyubaka no gufasha abandi. Ntutinye kuganira n'umuntu wize cyangwa inshuti yawe igihe wumva ubabaye. Hega, ibi si ibimenyetso by'ubushobozi buke, nta nubwo ari ukurinjije ko wiyambaje umuntu runaka, ahubwo ni intambwe yo kwiyitaho. Ibi iyi video igufashije cyangwa hari icyo kugejejeho, nihere like, yandikira muri comment niba warakize cyangwa wowe ubona uyirwaye. Kora subscribe se turebe inshuti yanjye, nubishobora isangiza abantu bagenzi bawe. Ndagushimiye, nitwa Bruno Rwanda rw'ejo. Duhure muri episode ikurikira. Ciao.